ngiye kubasuhuza cyane bakunze b'inshuti y'Igikoni TV. Mwebwe mudahwema kunyereka ko munkurikiye. Umunsi wa none ndabashimiye cyane bikuye ku mutima. Uyu munsi rero nejejwe no kuba nongeye kugaragara imbere yanyu n'ubuntu bukomeye. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe uburyo wategurira umwana igikoma mu gihe ari gufata imfashabere. Muri iki cyumweru nibanze umwana mwihangane, numvise ari byo binjemo cyane ko nakwibanda ku mwana kivuka, umwana wimfasha utangiye gufata imfashabere. Niyo mpamvu mubona iki cyumweru ari byo bintu nibanzeho. Ni karibu rero turebere hamwe uburyo bategura igikoma cy'umwana tangiye imfashabere. Muri cya gihe tuvuga ngo ni igihe cy'amezi 6. Ni mu kanya rero. Kurikirana inshuti y'Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza. Nyuma rero tugiye guteka igikoma cyitwa toha. Ariko nawe ushobora gukoresha n'iyindi, ntabwo ari igitangaza. Bipfa kuba ubona ko ari amezi 6, ibyo bizaba bihagije kuko aba babikoze baba byizeye. Hanyuma rero tugiye gukora nyine igikoma. Tugiye gukora biraterwa nuko uzajya ugaburira umwana wawe. Ushobora guteka cyinshi, ushobora guteka gike, ariko kuko mwibuke yuko ari umwana uri gutangira gufata imfashabere, turakora igikoma kiringaniye ku buryo kitari bwangirike rwose. Nuko nanone gukora akantu gake cyane biba bitoroshye, ariko ubundi bikunze rwose wakora agakombe kamwe, ariko ntabwo byapfa gukunda pe. Niyo mpamvu shiduka wakoze nyinshi ntabirenze. Uzateka uko wumva uko ushaka ko kingana, ariko uzirikane ko umwana n'ubundi ari we uzaguha uko kukinywa. Azanywa gike, azanywa cyinshi, ntabwo wamenya nyine uko bizaba bimeze. Ariko kuko n'umwana w'amezi 6 uri kwiga kunywa nyine, nawe urabyumva. N'utuyiko ubusa turenze 3 ntibyakunda. Gusa nuko uba ushaka kugira ngo ubone n'isafuriya wabitekamo. Rero amazi nari nashyize ku mbabura yanjye yahiye. Hanyuma rero amazi utekamo igikoma uretse n'icy'umwana, natwe twese abakuru amazi agomba kuba yabize pe. Amazi yanjye rero yabize, ngiye guteka igikoma. Hanyuma rero uragishigisha paka gitogose, kandi igikoma cy'umwana kigomba gutogota cyane pe, ukagiha umwanya rwose kigashya pe, ku buryo nawe ubwawe uvuga uti umwana wanjye ndumva igikoma muteguriye gihiye. Uretse n'umwana kandi natwe bakuru niko biba bikwiye kugenda. Kurikirana inshuti y'Igikoni TV ugire ubuzima bwiza. Hano rero murabona ko igikoma cyanjye cyahiye pe, kimeze neza, kandi ndumva rwose ngifitiye icyizere yuko ngitetse neza. Mwana wanjye ntabwo yagira ikibazo naramutse nagitetse gutya. Nawe nuteka igikoma ujye ugiteka gutya, ukireke gitogote pe. Nibiba ngombwa unashyiraho umupfundikizo, ucunge yuko kitabirira mu ziko byonyine gusa, ubundi ukireke gishye neza. Cyahiye rero, igisigaye no gutegurira umwana akanywa. Namwe rero mujye mukora gutya igikoma, bizajya bibafasha ko uzajya uba wizeye yuko umwana wawe igikoma umuhaye gihiye. Gupfundikira ntacyo bitwaye pe. Ngewe ngitetse ndapfundikira, gusa ngacunganwa nuko kitabirira mu ziko. Rero ubu tuvugana cyahiye, ikibazo ngiye guha umwana, ntacyo bitwaye. Ubundi se ugira ngo yarenza ibiyiko 3? Reka ugize amahirwe akabirenza rwose
ntacyo byaba bitwaye. Umwana niwe ukwereka ngo ndahaze cyangwa simpaze. Nyaba adahaze turongera tumukorere ikindi, ariko ubu kuri iyi nshuro ngiye kuba mukoreye iki ngiki. Hanyuma amutegurira ku gasahane ke. Iyo bimeze gutya ntabwo byakubuza kubanza gukora isuku y'igikombe cy'umwana wawe. Urabibona uko gisa, ko igikoma cyagiye ku ruhande, nta kibazo kugikorera isuku rwose, ntacyo bintwaye. Pfa kuba nizeye isuku y'umutekano, isuku y'ibyo nateguye kumutegurira. Iyo mbyizeye ntacyo biba bintwaye. Hanyuma rero ugahoza igikoma cyawe, cyamara guhora ugahita uha umwana igikoma. Rero kuko n'umwana w'amezi 6 ntabwo uri bushyire ku munwa kuko ntiyabivamo. Biragusaba iki? Biragusaba n'ubundi kumuhesha aka kayiko. Ni karibu rero muryoherwe, mwite ku bana bagira ubuzima bwiza. Nugana inshuti y'igikoni uzasobanukirwa byinshi kandi bifite umumaro mwinshi cyane. Ntaragenda ndashaka kubamara impungenge y'ikintu kimwe gusa. Ushaka kuvuga uti ko wasutse ifu gusa ntutwereke uko bimeze. Reka yenda kuvuga ko atari wowe mubyeyi uri gukorera umwana wawe ibyo kurya, cyangwa se nawe uri kubikora ariko ntabwo usobanukiwe ibyo ari byo. Ngiye kukwereka rero uburyo wifashisha ku buryo byagufasha kumenya ingano y'umwana. Nababwiye ngo inofu yanjye yitwa Toha. Ni ukuvuga ngo nugura Toha izakwereka ibyo uri bwifashishe byose. Ubundi ufata mililitiro 250 z'amazi, ukazishyira mu kantu wateguye gukoreramo icyo gikoma cyawe, ariko mu gihe amazi yamaze gutogota. Warangiza ugafata iki kiyiko kinini. Bibonye ko aricyo ndimo n'ubundi nkoresha ku ntuza y'umwana, ntacyo bitwaye. Ugafata iki kiyiko kimwe cy'ifu y'igikoma. Warangiza ugakoroga, warangiza ugakora, ugasuka muri ya mazi yawe yamaze kubira, hanyuma ugashigisha paka igikoma gihiye. Ibyo rero bizagufasha kumenya uko utegurira umwana wawe. Ngewe nuko nyine numvaga nshaka gukora igikoma gitubutse, ariko mu gihe ushaka gukora igikoma cy'uwo mwana umwe gusa, ifashishe mililitiro 250 z'amazi ku ifu yose waba ushaka gukorera umwana wawe. Ikindi rero, iyi fu batubwira yuko ariyo kameramani kamere neza karavuga ngo ifu y'imfashabere. Yego, iyi ni ifu y'imfashabere. Ni karibu mugane inshuti y'igikoni, muzamenya byinshi. Ndabakunda kandi mbifuriza ubuzima bwiza. Bye bye, ndabakunda.